Ese wigeze umenya ko uburyo bwo gufata amafunguro nyuma yo kwiyiriza bushobora kugena niba igisibo cyawe kikugirira akamaro cyangwa kikakugirira ingaruka mbi? Si kenshi se twumva abantu bavuga ko bari basibye umunsi wose, ariko mu gusiburuka bakarya cyane, bamwe bakabyimbirwa abandi bakagira n'umunaniro ubatera gusinzira. Ese kuki ibyo bibaho? Twabyita si bisanzwe? Haba se hari icyo siyansi ivuga ku buryo bwo gusiburuka butateza ingaruka? Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubisesengura dushingiye ku mahame ya siyansi y'imirire agaragara mu gitabo kizwi cyane cyitwa How Not to Die cyanditswe na Dr. Michael Greger, kimwe mu bitabo byubahwa cyane mu bijyanye n'imirire n'indwara ziterwa n'imibereho. Muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe uko bigenda mu mubiri igihe wiriwe wasibye, amakosa akunze gukorwa mu gihe cyo gusiburuka, uburyo bwiza bwo gusiburuka ukurikije ubumenyi bwa siyanse, uruhare rw'amazi n'imyunyungugu mu gusiburuka, n'icyo wakora mu gihe wari wasibye igihe kirekire cyane. Niba ushaka kumenya gusiburuka mu buryo bufitiye akamaro ubuzima bwawe, gumana natwe muri iyi videwo kugeza ku musozo. Niba kandi ubona iki kiganiro ari ingenzi, uduhe like, udufashe no kukigeza ku bandi cyafasha, kandi niba uri mushya hano wakanda subscribe ugakanda no ku gashusho k'inzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu bijyanye n'ubuzima bwiza. Ikaze rero bantu b'utuntu tw'ubwenge, mbere na mbere tubanje kubashimira cyane ukuntu muha agaciro ibiganiro tubagezaho, ni ukuri bidukora ku mutima. Mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga gusa ngo mu gusiburuka kurya imbuto ni byiza, oya, tugiye ahubwo kumva impamvu za siyansi zituma gusiburuka nabi bishobora guteza ibibazo, n'impamvu zo gusiburuka neza zatuma kwiyiriza kwawe bikugirira akamaro gakomeye. Reka dutangire dusobanukirwa neza mu by'ukuri ni ibiki bibera mu mubiri igihe wasibye. Iyo umuntu yamaze amasaha menshi cyangwa umunsi wose atariye, isukari yo mu maraso iragabanuka, umusemburo wa insuline ugena uko ingufu zikoreshwa mu mubiri nawo ukagabanuka, umubiri ugatangira gukoresha ibinure biri imbere mu mubiri nk'isoko y'ingufu. Muri icyo gihe kandi digestion cyangwa igogorwa riraruhuka. Iyo glucose ariyo sukari yinjira mu mubiri igatera imbaraga igabanutse, umubiri uhindukirira ku binure wibitseho. Ibi ni byo bituma igisibo gifatwa nk'igishobora gufasha mu kugabanya ibiro no kunoza metabolisme cyangwa ikoreshwa ry'ingufu z'umubiri. Ariko rero hari ikintu cy'ingenzi, iyo nyuma yo kwiyiriza no kongera kurya cyangwa gusiburuka uhereye ku biryo birimo isukari nyinshi, isukari izamuka mu buryo bwihuse cyane. Ibi bikaba bishobora gutera umunaniro ukabije, kuzungerera, ibitotsi, kubabara mu nda ndetse no kumva ugugaye mu nda cyangwa kubyimbirwa. Niyo mpamvu gusiburuka atari ukurya gusa, ahubwo ari igikorwa gisaba ubwenge. Mu gitabo How Not to Die, Dr. Greger asobanura ko indwara nyinshi ziterwa no kurya ibiryo byatunganyirijwe mu nganda, cyane ibi bita processed food, bifite isukari nyinshi, ibinure byinshi ndetse na fibre nkeya. Ikosa rya mbere rero, iyo umuntu amaze igihe atarya akaza guhera kuri ibyo biryo, umusemburo wa insuline urazamuka cyane, ukananirwa kuringaniza isukari yo mu maraso iba nayo yazamutse cyane, bityo umubiri ugahita usubira mu buryo bwo kubika ibinure. Ibi bishobora no kongera ibyago bya diyabete iyo bibaye kenshi. Ikosa rya kabiri akenshi rikorwa ni ukurya byinshi cyane icyarimwe igihe usiburutse. Ibi ni bibi cyane kuko iyo igogorwa ryari ryaruhutse,
Kurishyiraho umutwaro munini ako kanya bishobora gutera kubyimba inda, kuribwa mu nda ndetse no guhumeka nabi. Ikosa rya gatatu ni ukutita ku mazi n'imyunyungugu, kuko iyo wasibye igihe kinini imyunyungugu nka sodium, potassium na magnesium biba byagabanutse mu mubiri. Iyo usiburutse rero utabyitayeho ngo unywe amazi menshi, ushobora kumva intege nke, kuzenguruka k'umutwe cyangwa isereri ndetse n'umunaniro. Aha wakwibaza utese none wakora iki? Mu gice cya gatatu tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gusiburuka ukurikije ubumenyi bwa siyansi. Icya mbere mu gusiburuka, tangirana n'ibiribwa cyangwa ibinyobwa byoroshye kandi bifite amazi menshi. Urugero, wafata nk'isupu y'imboga, imbuto nka watermelon cyangwa ipapayi, ubundi ukaba wanakwinywera igikoma cyoroheje. Impamvu yabyo rero ni uko imbuto n'imboga bibamo fibre. Izi fibre zikaba zituma isukari itazamuka mu buryo butunguranye, bityo bigatuma igogorwa ritangira gukora buhoro buhoro. Icya kabiri wakora ni uguhitamo ibiryo by'umwimerere. Nk'uko bigaragara muri iki gitabo How Not to Die, kurya indyo igizwe n'ibiribwa bitatunganyijwe cyane bigabanya ibyago by'indwara z'umutima, diyabete n'izindi ndwara zidakira. Wahera rero ku biribwa by'umwimerere kandi byoroheye igifu, kandi bifite indyo yuzuye birimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara, nk'imvange y'ibirayi, ibishyimbo n'imboga, iy'igitoki, amashaza n'imboga. Nanone kandi wakoresha ibinyampeke bitatunganyijwe cyane nka kawunga, ubugari, umuceri mwiza, inyama z'umweru cyangwa inyama y'umwijima ndetse n'imboga zitandukanye, kandi akaba arizo ziba nyinshi ku isahani yawe. Icya gatatu cyafasha gusiburuka neza ni ukwirinda isukari nyinshi n'ibiryo bitunganyijwe. Mu gusiburuka irinda ibinyobwa nka za soda, za energy drinks, ji zo mu nganda, hamwe n'ibiribwa bitunganyijwe cyane nka za biswi, za cakes, amagato, chips, fast food zirimo za burger, kuko ibi byose bibamo amasukari menshi n'ibinure byongeweho bishobora gutuma isukari yo mu maraso izamuka cyane. Nuko rero menya ko gusiburuka atari igihe cyo kwihimura ku biryo, ahubwo ari igihe cyo gukomeza kubaka ubuzima bwawe gusa, maze urye byoroheje. Nanone gusiba bishobora kugabanya imyunyungugu nka sodium, potassium, magnesium ndetse na calcium iba mu maraso no mu mazi y'umubiri, igafasha kugenzura amazi mu mubiri, imikorere y'imitsi n'imikaya cyangwa inyama z'umubiri, umutima ndetse n'ingufu z'imiyoboro y'amaraso. Ni byiza rero kunywa amazi make make mu gusiburuka, gushyiramo akunyu gake mu isupu, ndetse no kurya imbuto zikungahaye kuri potassium nka avoka, imineke, watermelon, imyembe, imbuto zizwi nka kiwi aho zishoboye kuboneka, cyangwa se imizabibu yumye. Nanone imbuto bita itende cyangwa se date nazo zifasha cyane mu gusiburuka kuko zitanga ingufu zihuse, zikabamo potassium ifasha umubiri kugarura imyunyungugu, kandi zikagira fibre nyinshi zifasha igogorwa gutangira neza. Gusa nurya itende ntukarenze 2 cyangwa 3 kuko zigira isukari nyinshi. Ibi bifasha umubiri gusubira mu murongo neza mbere y'uko wafata ifunguro naryo ryoroheje. Hari abantu bakora igisibo gikomeye cy'igihe kirekire, aho bashobora kumara iminsi 2 cyangwa 3 batarya, gusa bacishamo bagasoma ku mazi. Aba rero mu gihe cyo gusiburuka bagomba kwitonda cyane. Hari icyo abaganga bise refeeding syndrome, aho umubiri ushobora guhura n'ikibazo gikomeye kubera kugaruka kw'ibiryo mu buryo butunguranye. Muri icyo gihe uwasibye gutyo yatangirana n'ibiryo bike cyane kandi byoroheye igifu, akagenda yongera buhoro buhoro.
Niba kandi wakoze igisibo cy'igihe kirekire nka gutya, saba inama ya muganga kugira ngo wirinde ibibazo bya feeding syndrome. Ibi ni ingenzi cyane cyane ku bantu bafite indwara nka diyabete cyangwa ikibazo cy'umutima. Muri make rero gusiburuka neza ni ingenzi nk'uko no gusiba ubwabyo ari ingenzi. Wibuke ibintu utanu. Tangirira ku byorohera igifu, uhitemo imbuto n'imboga, wirinde isukari nyinshi, wite ku kunywa amazi kuko ari ingenzi kandi ntukarye byinshi icyarimwe. Iyo ukoze ibi byose, igisibo cyawe kirushaho kukugirira akamaro aho kukugirira nabi. Niba wungukiye ubumenyi muri iyi videwo, kanda like, ukande na share wisangiza abandi, kandi utwandikire muri comment icyakugoye mu gihe wafataga amafunguro nyuma yo gukora igisibo. Nanone ntuzacikwe n'ikiganiro cyacu mu cyumweru gitaha, aho tuzavuga ku kuntu nubwo bivugwa ko umugati uri mu byongera cyane umubyibuho, ku muntu uwukunda rwose wumva atawuvaho ashobora no gukomeza gahunda yo kugabanya ibiro atiyimye wa mugati yikundira. Murakoze rero cyane kubana natwe, naho ubutaha mugire ubuzima bwiza.